Mugira amahoro y'Imana abantu banjye ndabakunda cyane aho muri hose abantu muri kureba iki kiganiro cya Frere Online TV ndabubaha cyane kandi ndabakunda mbiha agaciro ko wicara ugafungura ikiganiro cyanjye hari ibintu byinshi banze ko hareba n'urukundo rwinshi mu nkunda ndabakunda cyane mbiha agaciro buriya kuba wakora ikiganiro ukabona nta muntu wakirebye birababaza ariko rero nanjye niyo mpamvu mbategurira ibintu by'ubwenge umunsi ku munsi nzajya mbazanira utuntu tw'ubwenge niyo mpamvu mba mbasaba kuba mwakanda subscribe niba mutarakanda subscribe ukareba ibiganiro byinshi ngiye kujya mbazanira mfite content nyinshi topic nyinshi utuntu twinshi tuzabashimisha ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'umuziki rero ndambazaniye ku kiganiro kigaragaza uburyo bwo kurekodinga screen uburyo bwiza bwo kurekodinga screen ibintu byo gukora muri screen bikaba biri kuba recorded ndetse n'amagambo uri kuvuga aho ushatse wagira n'ibindi bongeramo hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kurekodinga screen ariko mbazaniye ubworoshye cyane ubwo buryo impamvu umuntu akwiye kuba abizi nibura umuntu utunze machine impamvu akwiye kuba azi kurekodinga screen ni ukubera ko hari igihe ushaka kugaragariza abandi bantu uko ukora ibyo bikorwa aho kugira ngo wenda umuntu niba ari umuntu uri nko kumwigisha machine biba byiza cyangwa ari umuntu uri kumwibutsa akantu wakoze biba byiza ubikoze urekodinga screen ukamubona uka video ntabwo yabyibagirwa ntabwo yakwibagirwa inzira wanyuzemo noneho kubera ko ibiri no gufata amajwi rekodinga ubu uri no kumva ibintu umuntu byumva aba ari kubona ibikorwa uko abikoze ushobora no kugisha umuntu machine mutanari kumwe iyindi mpamvu umuntu wese utunze machine aba akwiye kumenya kurekodinga screen ni ukubera yuko bituma niba hari ibintu nawe yize bishyashya amenya kubikora neza atabyibagirwa umuntu ngo aze ari n'ukuntu umuntu ushobora kumubwira ngo nkorera aka kantu muri machine wana rekodinze screen wenda watabimenye noneho agashaka kukakora mu buryo wenda ashaka kukwihishamo ariko wari rekodinze screen bituma utubona inzira yananyuzemo kurekodinga screen umuntu wese akwiye kubimenya mbazana uburyo rero kugira ngo mubirebe uburyo bwo kurekodinga screen kugira ngo ntuze gucikwa n'iki kiganiro ukeye kuva gitangiye kugeza gisoje ndanagusaba kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ukunda gukurikirana n'ibindi biganiro byinshi ndi kugenda mbategurira iyo nicaye mba ntekereza ni abantu banje ko bankumbuye bakwiye kubagezaho iki ategura ikiganiro cyiza mukuri iyo munyeretse urukundo mureba ikiganiro mukanda like muba mugize neza Imana ibaha umugisha muba muduteye inkunga bituma ishyiramo akabaraga ndushaho no gushaka n'ibindi by'ubwenge ndabakunda cyane reka rero dutangire turebanira hamwe uburyo iyo application ushyira muri machine application ifasha umuntu neza na application ni ubuntu nta kindi bisaba kugira ngo uyishyiremo ikindi kandi iyo application iyo umaze kwishyiramo biroroshye kuyishyiramo no kuyikoresha biroroshye reka rero dutangire umukurikira akantu ku kandi niba ngombwa iyi video ujye ushyira pause niba ngombwa wongere usubize inyuma kugira ngo urebe neza uko uzajya ubyikorera murakoze cyane ndabakunda reka dutangire tangiye mfungura browser umuntu afungura browser bisanzwe funguye browser wajya aho iyo ari yo yose yaba Gmail yaba Opera nafunguye Opera yaba kuko Chrome iyo ari yose nta kibazo ninjiyemo nandika OBS Studio mubirebe ijambo neza uko ryanditse OBS Studio kimera kwinjiramo mwihangane ariko ntabwo biri butinde OBS Studio ngiyi OBS Studio ngiyi iri kubanza hejuru uri kubona n'aka karango k'akazeru OBS Studio kugira ngo muri kubibona neza rwose iri kugaragara neza cyane mukurikire ngaho winjira hano bari kukwereka niba ukeneye ya Windows Mac OS Linux yewe ariko twebwe kuko mfite Windows 10 yaba Windows 10 na Windows 11 ukoresha iyi ngiyi nta kibazo
iyo nyinjiramo hano iba yatangiye kwidownloadinga hariya hejuru muri kubibona ko yatangiye kwidownloadinga, nk'aha bahita banyereka aho nshaka ko yerekera. ubu ndi kujya mu nzira nyine zo kuyisevinga. Iyo maze kuyerekeka mbishyize kuri desktop, ubu ngubu muri kubibona, ndategereza ntangira gutegereza nuko iza gusoza kwidownloadinga. Muri kubibona naho ahantu igeze yidownloadinga, muri kuhabona ifite capacity y'133 MB. Ni ugutegereza rero, reka dutegereze. Mwihangane gatoya ndabyihutisha ntabwo bitinda. Noneho application yacu muri kuyibona nihutishije, ngiyi iyo yamaze kwidownloadinga muri mashine, ngiyi muri kuyibona iyi ngiyi. Noneho ujya mu nzira noneho zo kuyinstalamo application. Inzira zo kuyinstalamo, kanda right click, ukaza hano run administrator, ugahita ukanda hano next, nanone tugategereza. Ndabibutsa gukurikira neza iyi video kugira ngo ubimenye. Nubwo wenda waba udafite mashini ariko ukazirikana ibintu ko wajya ubikora, ushobora no kugira inama n'undi ubizi. Ni ukuri ubumenyi ni igishoro cya buri muntu ubuzi. Buriya ntawe ubuzi igihe azabikenerera. Ushobora kwisanga uvuze ati harya nari kuzabikenera ryari, ukivuga ati iyo mbimenya nkaba kari akantu narakamenya. Iyi application yitwa OBS Studio, kuyinsara ntabwo bigoye, ntabwo nubwo yishyurwa amafaranga. Ikindi kandi iyi application iba ishobora kugira n'ibindi bintu byinshi ikora. Nubwo ngiye kubereka uburyo umuntu yarekodinga screen, ariko si byo byonyine, ikorerwaho n'ibikorwa bya live streaming. N'ikindi kandi ushobora no kuyikoresha ufata amavideo ugaragaza nk'inkomoko yayo, nk'uko wenda nanjye mba ndimo mbigaragaza. Ikindi kandi ifite uburyo bwinshi ikora neza. Iyi ngiyi niyo ushobora gukoresha, kumwe ushobora kuvuga ngo ndashaka kuba kamera ingaragaza mu kaguni, ndi no kugaragara ndi gukora ibindi bikorwa, ikakugaragaza mu kaguni uri kubikora, ikishyira mu kaguni, ubundi nayo ikaba iri kubyerekana ku ruhande ibyo uri kugenda ukora. Bwa buryo ujya ubona abantu babikoramo, ni iyi application ibikora. Ndagira ngo dukurikire. Ubu yamaze kwidownloadinga, dukomeze hano finish, nkanda finish, tugakomeza. Ndabakunda cyane abantu mukurikiye Frere Online TV, ni ukuri muri abantu b'ingenzi, muri inshuti zanjye, ndabakunda. Ndaje ngo njye mbamara irungu, mbereka utuntu twinshi tw'ubwenge. Noneho tugiye gufungura application yacu. Hano baba bari kutubwira yuko ibingibi uhita ubikuramo. Tubanza tuyikure kuri internet. Ikiza cy'iyi application nta n'ubwo igomba internet, ni kuri internet kugira ngo mutagira ngo ahari inakoresha internet irekodinga. Ibintu byinshi bikoresha internet abantu benshi barabitinya. Muri kubona uko igaragaza hano bari gukorera, imeze nka studio, tegura ibikorwa, utuntu tw'udu screen, live streaming, ikabikora neza cyane. Noneho ubu ngubu hano hirya muri kure yabona, hano hari start streaming, start recording, start video virtual camera, studio mode, uhitamo. Ariko hano handitse sources, haba hari kugaragaza
niba hari ibindi bintu ushaka kwifashisha urekodinga. Nk'urugero hano muri kubibona audio input capture, hano ushaka gushyiraho mikoro ngo uyifashisha ufata amajwi, kuko hari igihe nyine uba uri rekodinga ushaka kugaragaza wenda n'ifoto y'uri ku kamera, hari n'utundi tuntu ushaka no kugaragaza, ushaka no kujya unifata n'amajwi kugira ngo n'amajwi ajye yumvikana, n'aha ngaha uza hasi handitse plus, n'aha ngaha ubishyiriramo. Iyo hari ikintu washyizemo udashaka ko kigaragara ugikupira hano. Nk'ubu ngubu nkanjye video nayikupiye hano, sinashaka ko ingaragaza kugira ngo itangaragaza mu kaguni wenda hari mukananirwa kugira ibyo mubona neza mu buryo bumeze neza. Ariko muri kubona ko mbifunguye ihita ibigaragaza, muri kubibona yuko iri kungaragaza uko mbikora. Nabikubye, muri kubibona hariya. Iyo ubishatse ushobora kubishyira mu kazeru, wabishaka hano ubitunganyirizamo rwose kandi ukabona bisa neza. Hano rero ukupa icyo ushaka ko kigaragara. Nk'ubu ngubu ugenda ashaka ko hagaragara mikorofone yonyine, hakoreshwa mikorofone yonyine na screen. Reba hano mpise nkanda start screen. Iyo ukonze hariya hirya start screen tangira kwirekodinga. Urabona ko ushobora kuhinjiramo nkahita ndekodinga ikintu icyo ari cyo cyose nshaka. Ikintu icyo ari cyo cyose nshaka nakirekodinga. Muri kubibona ubu ndi kurekodinga iyi screen nyine, iyi screen nakoze start screen. Ndi kubereka uburyo umuntu rekodinga screen. Ubu ninjiye mu mafoda yanjye ngo mbereke, ndeba ngo ngubu mbise fungura Word. Muri kubibona ubu turi kurekodinga aka video, mbereka uburyo umuntu akarekodinga n'uburyo abona aho yakashyize yagasevinze. Noneho ubu ngubu aka kaje video maze kurekodinga ninjira muri ariya mafoda. Reba aha ngaha hari stop recording, ndagaruka nongere mu nkande stop recording. Iyo ukanze start itangira, wakanda stop igahita ihagarara. Hanze stop. Noneho muri kubibona aka video ubu ngubu kaba kamaze kujyaho. Tugiye kujya kurebera aho gashaka noneho. Ibi ngibi ngiye kuminimiza turebere aka video nari nkoze mfungura ama Word ninjiye no mu mafoda yanjye ko kagezeho. Uza hano muri videos. Video hano muri kubona ku ruhande hano ninjiye niho biba biri. Ukabona aya ni ama screen menshi nagiye ndekodinga. Reba n'ibi ngibi bya mbere mbikuyemo. Ukabona ko nayikuyemo ku ruhande mutagira ngo nibyo bimugaruyemo. Ariko ubona noneho iyi ni ya video playinze ya iriya screen nari nkoze. Muri kubibona namwe. Muri kubibona nahise mpita nzenguruka hano hose, mpita nzenguruka hano muri aya mafoda yanjye. Muri kubibona namwe ngayo uko ari kugaragara. Nihutisha reba na hariya nari mfunguye Word, nihutisha soza. Ibi ngibi ni uko bikorwa. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha abakurikiye Frere Online TV. Ndabakunda cyane. Okay, ngira ngo mwabibonye rero ni uburyo barekodinga screen. Ndagira ngo mbasabe iyi video muyikurikire neza, mubimenye, mumenye utu tuntu tw'ubwenge, mujye mumenya kubikora mu bintu mu gihe mubikeneye ibikorwa ibyo ari byo byose. Iyi application ibifashamo umuntu, kandi nababwiye yuko hari n'ibindi bintu byinshi iyi application igenda ikora mu gustreaminga n'ibindi n'ayandi ma live recording yaba no kuri YouTube ushaka gustreaminga ibyo uri gukora. Iyi application irabifasha, winjiramo ukayicokoza ukagenda umenya n'ibindi yitwa OBS Studio. Ndabakunda rero abantu mufata mega zanyu mukazikoresha mureba ikiganiro cyanjye. Nuko muba muri kunteza imbere. Imana ijye ibaha umugisha. Ikindi kandi ijye ibongeramo n'ubundi bumenyi urenze n'ubwo nabahaye. Ushobora kukubwira rimwe kumva kabiri ukabanamenya no kubikoresha ndetse no kundusha. Nicyo mbifuriza. Imana ibaha umugisha ibyo murimo mukora byose. Bye. Ndabakunda cyane.